murashaka intambara none se niba mutayishaka abo bayishaka barashaka ngo bazane iki kuko bagiye bava hano bakambuka hakurya hariya njye namugira inama nk'uko abana be bajya babivuga akwiye kwitahira niba yumva bashaka kubaho apana gupfa nabi iyo ariko hano hagiye hafatirwa abantu no muri iyi minsi nk'ingahe ishize hano twahafatiwe muri Cyanzarwe uwo muntu yari mu giturage hano acumbitse mu rugo runaka kandi ngo turacyamukurikirana ngo yari umusirikare muri FARDC hakurya hariya muraho neza muvuze neza muti ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu aho hantu mushoreje harakomeye cyane nanjye nonza gusoreza nagira ngo rero mbanze nshimire bagenzi banjye bambanjirije hano yaba ari meya w'akarere kanyu umuyobozi wa polisi mu ntara n'umuyobozi wa RIB hari ibyo bababwiye twese dusa nkaho duhuriraho mu by'ukuri impamvu mvuga gutyo nuko njye nk'umuyobozi w'ingabo urumva mubyita umutekano mukavuga muti ingabo zirinda umupaka zikarinda igihugu tukagira amahoro n'umutekano kandi n'abavuze bose numvaga ariho baganisha byose birangira ari amahoro n'umutekano nkumva rero mu byo ndi buvuge hari ibyo nza gusa nkaho ngarukaho nabo bavuze kubera ko twese naho duhurira nagira ngo ariko mbanze mbashimire abaturage b'iyi mirenge nari mbashimiye ko duhuriye hano ariko tugenda ahantu henshi kandi buriya Cyanzarwe ndetse na Rubavu yewe nk'umuyobozi w'ingabo muri iyi ntara niyo mirenge maze kujyamo kenshi kurusha iyindi ariko sinzi niba mwese munzi reka mbanze mbibwire nitwa Major General Eugene Nkubito umuyobozi w'ingabo muri iyi ntara nyine Cyanzarwe rero ntaho twahuriye hariya haruguru Rubavu hari aho twagiye duhurira inshuro nk'ebyiri tuganira ariko nagira ngo mbashimire ubwitabire bw'uyu munsi ngewe nabonye budasanzwe ariko nimbashimira ntimukagira ngo mwakoze ibitangaza buriya iyi nama tuba twajemo hari bituzanye nk'abayobozi ariko namwe hari ibigomba kubazana nk'abaturage maze rero buriya ni mpanguye ntimukagira ngo turabashimira mwadukoreye neza mu kwishimira ko twese nyine duhuri natwe buriya mwaza kudushimira ko twabasuye natwe tubashimire ko mwaje ariko ntimukagire ngo buriya mwakoze ibitangaza turabashimira ko mwatugiriye neza oya ntabwo ari ntabwo mwatugiriye neza ahubwo nyine mwaje ko ari gahunda twasezeranye ngo duhurire hano gusa cyokora tukabishima nyine muri ubwo buryo ko tuba twitwaye neza ndagira ngo kandi mbashimire ku mutekano bavuze uri hano nubwo ntabyera ngo de kumara kumufite umutekano muratuje murakora imirimo yanyu neza nta kibazo ndetse mbashimire n'iterambere nyakubahwa meya yajya abivugaho hari ibyo musigaye mukora mutakoraga mbere kubera ko mutari mugitayeho ugasanga ntabwo bigenda neza kandi igihugu cyacu kirimo kiratera imbere kandi n'abandi ku isi niko bateye imbere buriya ibyo bihugu mubona bavuga ngo byateye imbere abantu bakunze no kujyayo ngo bajye mu bihugu ngo byateye imbere batangiye ari abakeneye icyo tuzi iyo umuntu yaterwaga akavuza induru abana baravuga bati komera komera siko byagendaga sikomera komera muracyabivuga buri muntu no kwirwariza ibyo byaje bite muze kutubwira ukuntu mutagitabarana umuntu yatabatira mu ntabara baranteye abajura batirwariza uwase uzatabarwa nani umunsi baguteye icyo nacyo kirahari
ubwo rero turasaba yuko uwo muco nawo ugaruka wo gutabarana, hanyuma n'amarondo akore neza, kubera ko amarondo niyo aba barebera babandi baryamye n'abatabaza batabara. Hariya naho irondo turasaba ko ikora neza. Icyanyuma nashaka kuvugaho kigaragara muri iyi mirenge ni Lambert, nashimira umuyobozi wa RIB ko yakivuzeho, Ranka Lambert. Ranka Lambert nayo iteza amahoro makeya mu miryango, ngo yateze n'amakimbirane mu miryango, ituma n'abantu ahubwo bahunga. Umuntu agahunga akajya nko mu Bugande kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura kubera Banka Lambert. Ibyo bintu yabivuzeho, ntabwo mbigarukaho, ariko natwe turakinenga, ntabwo ari cyiza. Buriya mwari muzi umuntu bita Ntawunguka Pacifique uyobora FDLR. Ntawunguka Pacifique uyobora FDLR, abana be n'umugore bari mu Rwanda. Ntimubizi? Ntabwo mubizi? Ntabwo mubizi? Abana be n'umugore n'abandi bavandimwe bari mu gihugu hano, ndetse abo bana leta yarabigishije, bariga barangiza n'amashuri, baraminuza. Iyo leta wayigereranya iki? Wayihunga? Iyo leta wayihunga? Wayihunga se ukagira amahoro? Wahungira tukagira amahoro? Njye namugira inama nk'uko abana be bajya babivuga, akwiye kwitahira niba yumva ashaka kubaho, apana gupfa nabi. Iyo leta wayikura hehe? Wahingana iki? Ariko kubera amacakubiri, ingengabitekerezo imurimo yaramuyobeje ku buryo n'uyu munsi yaraniwe guhinduka, aracyari mu macakubiri. Ashobora kukubwira ati gewe ntabwo ushobora kugaruka mu Rwanda hakiri umututsi. Yabishobora? Ubwo yabishobora? Niwe Mana se yabaremye ku buryo yabagenera nuko banabaho gute se? Ubu n'urugero mbahaye, Ntawunguka Pacifique iyi miryango ye iri mu Rwanda hano, mwambwira akora iki muri ariya mashyamba? Arashaka kuzana iki? Ayo mashuri se abana be barangije? Nta n'icyo yanatanze, yarangiza iyo leta agashaka no kwirasa. Nabo ngabo rero mvuga, ibyo bintu bikwiye guhagarara, bikwiye guhagarara. Twaje kubagira inama, nicyo kiba tukitugenza hano ngo tubabwire, nta n'ikindi. Rero byaragaragaye hano, abo bantu baza hano bagatwara abo bana, muba muri hehe? Kuki mutabivuga? Noneho ni bangahe se babivuze ko hari umwana wambutse hakurya hariya yumvise ko yagiye muri Wazalendo? Hari ababivuze? Ni bangahe? Hari ababivuze? Nuko mucecetse? None se ntabagiye nako muracecetse cyangwa muraza kutubwira? Muraza kutubwira. Numvise bavuga ngo kuri gahunda ngo nitumara kuvugana nyakubahwa gavana arangije kuvuga ngo muraza kuvuga nawe. Ndashaka muze kumbwira kuri icyo kintu, muze ku kintu, ntabwo ndimo kubyumva n'ubu ngubu. Ukuntu haba hakiri umuntu watekereza kujya mu bantu bitwa Wazalendo, kujya muri FDLR. Abantu babaye nka ya ndongozi y'ikironga yumiye ku muguta, ukagenda ukabajyamo. Ariko usibye icyo, ubwo turabwira abo ngabo bagiye, wenda uko banagiye n'abo ngabo bariyo, reka ngaruke kuri abatuye hano mwebwe. Kuki muhishira abantu baza bakaza iwanyu hano kandi mu buryo butemewe cyangwa batazwi? Ubundi mu Kinyarwanda ntabwo twanga umuntu wacumbika ahantu bumwiriyeho cyangwa se wenda nyine arushye ananiwe agenda. Kuva na kera
ariko iyo umuntu aje mu rugo mubwira umukuru w'umudugudu, hano mfite umushyitsi uraye iwacu. Ariko hano hagiye hafatirwa abantu no muri iyi minsi nk'ingahe ishize, hano twahafatiwe muri Cyanzarwe. Uwo muntu yari mu giturage hano acumbitse mu rugo runaka, kandi ngo turacyamukurikirana, ngo yari umusirikare muri FARDC hakurya hariya. Aha muri Cyanzarwe dore turamufite. Uwo muntu nk'ubwo bakora iki mu giturage ahangaha mu rugo rw'umuntu atabivuze? Ariko nabo bana navugaga bamwe bagiye bagaruka bakaza gufatwa. Ubundi hari n'abantu hano nashimira, nubwo mvuga kenshi iyo tuvuga ibitagenda neza ko tunavuga cyane ngo mubireke, ariko hari n'abo dushimira bakeya nibura utanga ayo makuru. RPC yabahaye nomero ya telefoni ngo mujye mutanga amakuru kandi ku gihe. Hari bakeya babikora, ariko wabona umufite tumusangana kuki abatabivuze. Icyo tuzi, iyo umuntu yaterwaga akavuza induru, abana baravuga bati komera komera. Siko byagendaga? Sikomera komera? Muracyabivuga? Buri muntu no kwirwariza. Ibyo byaje bite? Muze kutubwira ukuntu mutagitabarana. Umuntu yatabatira mu ntabara baranteye abajura batirwariza. Uwo uzatabarwa nani? Umunsi baguteye. Icyo nacyo kirahari. Ubwo rero turasaba yuko uwo muco nawo ugaruka wo gutabarana, hanyuma n'amarondo akore neza, kubera ko amarondo niyo aba barebera babandi baryamye n'abatabaza batabara. Hariya naho irondo turasaba ko ikora neza. Icyanyuma nashaka kuvugaho kigaragara muri iyi mirenge n'Irambere, nashimira umuyobozi wa RIB ko yakivuzeho, Rankarambere nayo iteza amahoro makeya mu miryango, ngo yateze n'amakimbirane mu miryango, ituma n'abantu ahubwo bahunga. Umuntu agahunga akajya nko mu Bugande kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura kubera Rankarambere. Ibyo bintu yabivuzeho ntabwo mbigarukaho, ariko natwe turakinenga, ntabwo ari cyiza. Noneho rero nagira ngo ahangaha tubagira inama uko mukwiye kwitwara kugira ngo ibyo byose bihagarare. Icyambere nababwira abaturage batuye muri iyi mirenge, ubanza umenye neza yuko ikintu cyitwa umutekano w'igihugu, kuwurinda, kuwubumbatira ni inshingano ya buri wese. Ntabwo birenga abo z'igihugu zonyine cyangwa polisi cyangwa RIB cyangwa meya cyangwa direktifu w'umurenge n'uw'akagari n'umudugudu. Oya, ni inshingano ya buri wese ku buryo budasubirwaho. Nibyo kitwa navugaga ngo abaca ahangaha mu buryo butemewe na za magende bikoreye n'iki, buri muntu wese biramureba utuye hano. Ntabwo wategereza ngo biriya ngo nibyo w'akagari, biriya ni ibya daso, biriya ni iby'ingabo. Oya, ntabwo ari ibyo, ahubwo muratuvunisha. Muri ingabo z'u Rwanda ntabwo imbaraga zazo zo kurwana amagendo hano. Oye, ingabo z'u Rwanda zikwiye kuza igihugu cyatewe, hano ku mipaka haje abantu bitwaje imbunda, babandi bavuga ngo bazarasa u Rwanda, ngo baturase, ngo barase ingabo z'u Rwanda. Abo ngabo mukabaturekera. Ariko mudutwara muri magendo kubera iki? Kurwanya magendo. Buriya rero mwataye inshingano. N'umukecuru uhinga akabona umuntu wikoreye magendo, isuka yikubita hasi akavuza induru. Mwabyumvise? Ni inshingano ya buri wese, umutekano w'igihugu. Buri wese rero amenye ko afite iyo nshingano, hanyuma tugufatanije twese ibyo tukabirwanya. Icya kabiri, muva ahangaha nk'uko mwabivuze ngo ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, nk'abayobozi n'abaturage bacu dukunda natwe twese, ubumwe bw'Abanyarwanda ni ntayegayezwa. Buri muntu wese agomba kubyumva gutyo. Nicyo twifuza, nicyo twarwaniye, nicyo turwanira uyu munsi, ko buri munyarwanda yumva ko ubumwe bwe na mugenzi we arizo mbaraga zacu. Nibwo tuzarinda igihugu cyacu kandi tukagiteza imbere. Ubumwe bw'Abanyarwanda.
tugomba kubumbatira. Icya gatatu, ndabasaba abaturage ba hano mwirinde ibihuha n'abantu babayobye, cyane cyane mwebwe muri hano ku mupaka. Umuntu ashobora no guhagarara hakurya hariya akakubwira atambutse n'umupaka, akakubwira gutya ngo ejo ngo FDLR ngo yabonye ngo umusada ngo mwitegure ngo tugiye kuza. Uraheba ati ndetse no guhinga mwe muretse. Urareba, ubwo rero icyo ni igihe kiba kije akabagutesheje gahunda. Ibyo bintu mujye mwumva ibintu tubabwira. Icyo twishimira nuko muzi ko RDF irinze igihugu. Icyo mwarakibonye siko bimeze, siko bimeze. Hanyuma rero twe turasaba yuko abantu reka kubayobya, abo babwira ibyo ngibyo, baza n'ibihuha, baza n'ibiterabwoba, bakaza kubabwira ibintu bikarangira